Tubabwire ko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ishishikariza urubyiruko by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga kwihatira gusoma ibitabo bivuga ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 94 kubera ko bikubiyemo ubumenyi bakwifashisha mu guhangana n'abayipfobya ndetse n'abayihakana. Reka tubibaze Solange Umurerwa. Bamwe mu rubyiruko barimo Dushimimana Clement na Turatinze Emmanuel bagaragaza ko kudasoma ibitabo babiterwa no kubura umwanya ndetse no kuba ari umuco utaratera imbere mu Rwanda by'umwihariko. Ibintu twebwe nyine byatwafekse yuko umuntu yishyira mu gice cy'uko nyine ari umunyafrika, mba kugura umwirabura kuguhisha mu gitabo ari byo utagomba kuwugiraho uhurira nacyo. Meruka ibitabo niga secondaire ntari nk'isomero rikaki kugira ngo yonyine menya sinzi n'ikintu bisaba rero n'ahantu birurebye nabyo biba ari ikibazo. Urubyiruko ariko rwemera ko ibitabo ushobora no kubisomera ku ikoranabuhanga rigezweho harimo na telefone zigendanwa mu buryo bwo kwiyungura ubumenyi. Kubura wa mwanya wo kujya kwicara mu mabiblioteke ukaba wenda ushobora kureba nk'igitabo runaka cy'umuntu ukaba wagisoma aho uri hose, kuko ahanini usanga kubera biba bikoreye kuri telefone kandi iri portable, usanga ahantu hose wicaye wabasha kuba wakwakisinga buri kintu cyose ukeneye. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana asaba urubyiruko gusoma ibitabo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo bakuremo ubumenyi bubafasha guhangana n'abapfobya bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Urubyiruko rukanashyira imbaraga mu gusoma ibintu birebire, ibintu bicukumbuye, ibintu bisesenguye, bibaho ibisobanuro bihagije, nubwo bivuna ni ngombwa kubikora kuko niho ubumenyi buri. Ni naho bavana ubumenyi bwo gushobora gusubiza ku mbuga nkoranyambaga, kuko abanditsi b'abazungu tuvuga baba banditse byinshi, baba bakurikiye. Udafite rero nawe ibyo wasomye, ibyo wabajije kugira ngo biguhe ubumenyi, ntabwo ushobora kubeshyuza bya binyoma by'aba bandi. Muri iki gihe kandi hari n'abakwirakwiza ibitabo n'inyandiko bipfobya bikanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi byifashishwa mu gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ari nayo mpamvu urubyiruko rusabwa gusoma kugira ngo rugire ubumenyi bwo gutahura bene izi nyandiko no kuzinyomoza nabo bifashishije imbuga nkoranyambaga. Solange Umurerwa, i Kigali. Turagushimiye Solange Umurerwa. Dukomeza n'andi makuru twabateguriye, urubyiruko rusaga 1000 rwaturutse mu turere twa Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge, utwo n'utwo mu mujyi wa Kigali, kongeraho Bugesera ko mu burasirazuba, Kamonyi na Muhanga two mu majyepfo, ruteraniye muri lycée de Kigali aho ruri kuganirizwa ku mateka y'igihugu muri gahunda y'ibiganiro bya rubyiruko menya amateka yawe. Mu bari kuruganiriza harimo na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene. Mugenzi wacu Aime Bote Mushashi turi kumwe ku murongo wa telefone. Bote, wiriwe neza? Wiriwe neza Jean Baptiste. Yego, hanyuma Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda cyangwa se Minubumwe Dr Bizimana ari kubwira iki uru rubyiruko? Yego, murakoze. Minisitiri Bizimana ari kubaganiriza ku bijyanye n'amateka y'igihugu, yashyize mu byiciro bitatu, aho icyiciro cya mbere yagarutse ku Rwanda mbere y'ubukoloni, mbere y'uko abakoloni baza, ibyarangaga Abanyarwanda, ubumwe bari bafite, indangagaciro na kirazira bagenderagaho, ndetse nagaruka ku gice cya kabiri n'igihe noneho abakoloni bari bamaze kuza, uburyo bahinduye ibyo basanganye Abanyarwanda, gahunda zitandukanye bakazihindura, bagasenya ubumwe bw'Abanyarwanda, bagashyiraho amoko na politiki yo kwanga Abatutsi, ibintu nk'ibyo ngibyo byaje no kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Igice cya gatatu ntabwo arakigeraho, cyo baraza kugaruka noneho kureba uruhare rw'urubyiruko mu gusigasira ubumwe bwagarutse no kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Batise rero kuri icyo gice maze kubabwira cy'igihe abakoloni bari bamaze kuza, Minisitiri yagarutse cyane ku Babirigi, uburyo Ububirigi bukimara guhabwa u Rwanda, uburyo bagiye bahemukira Abanyarwanda, kuko ngo nyuma y'umwaka umwe gusa Ababirigi bashyizeho itegeko ry'akazi, ryari itegeko ribi cyane, ngo ryavugaga ko umuntu ukuze kandi udafite ubumuga hari
umurimo yabaga agomba gukora ku munsi kandi akawurangiza, atawurangiza agakubitwa inkoni 25 aryamye hasi ku butaka. Ibyo bitaga ikiboko, ndetse anakomeza no kugaragaza uburyo ababiligi bagiye bazana ibinyoma bigamije gucamo abanyarwanda mo ibice, bandika ibitabo. Muri ibyo bitabo bashyiramo ko abanyarwanda atari bamwe, bafite amoko atatu kandi badafite icyo bahuriyeho na kimwe. Hanyuma Bote, urahibereye neza witegereje ku maso y'urwo rubyiruko ruri kuganirizwa, urabona ruri kubyakira gute? Ese urarubona n'amatsiko ruriho rurabaza ibibazo bifitanye isano n'iyo ngingo? Usibye ko umwanya w'ibibazo ntabwo uragerwaho kuko minisitiri arakibaganiriza, umwanya w'ibibazo ni mu kanya gusa. Urabona ko bafite amatsiko kuko ni ibintu byabaye badahari, ni ibintu baba babwirwa bakeneye kumenya uko byari bimeze, uko byari byifashe. Hari bamwe twegeranye hano nahoze nganiriza mbabaza nk'ise nk'ubu ibiganiro nk'ibi bibafasha iki iyo mwumvishe nk'amateka u Rwanda rwaciyemo, nk'amwe nk'urubyiruko bafashe iki? Batese naguha nk'umwe mu masegonda 30 kutubwira. Murakoze cyane banyita Nsengimana Justin. Ibi biganiro bya rubyiruko menya amateka. Justin, ufite imyaka ingahe? Kumenya aho u Rwanda rwavuye ndetse wabanza kumbwira ngo ufite imyaka ingahe Justin? Murakoze cyane, mfite imyaka 31. Ubu ngubu ngewe muri gahunda ya rubyiruko menya amateka ni ibikorwa biza mbere y'uko twinjira mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, bityo bikadufasha kumenya amateka u Rwanda rwanyuzemo kugira ngo urubyiruko dutegure ejo hazaza h'u Rwanda. Muri ibi biganiro rero ngewe hari ibyo nabashije gukuramo. Namenye ko ntuza kiliziya ya mbere yubatswe mu mujyi wa Kigali ari Sainte Famille, ibazeho ngo amatafari yayubakaga yavaga i Kabgayi, abantu bakava i Kigali bakajya kuzana amatafari Kabgayi, noneho bakagaruka hano mu mujyi wa Kigali, bongeraho n'amaguru rw'umuturage, bakagenda n'amaguru, uburyo hari abavaga i Kabgayi bakagenda bakamuka mu mujyi wa Kigali, unaniwe bakamukubita ibiboko. Ayo mateka rero niyo nabashije kumenya tarinzi muri iki kiganiro cya rubyiruko menya amateka. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Hanyuma Bote, ugurakomeza dukurikiranire icyo kiganiro, ubwo ibindi ni mu makuru yacu ataha. Yego, reka mbashimire nanjye. Yego, mugenzi wacu rero Aime Bote Mushashi. Hanyuma muri mwaka wa 2025 Savera, gahunda ya rubyiruko menya amateka yawe imaze kuba inshuro 3, uyu munsi kayo ari ku nshuro ya 4. Bikaba ari ibiganiro bizenguruka mu gihugu hose ku buryo muri buri murenge hagomba kuba harahagaragaye urubyiruko rwaho rwagiye nyine muri ibi biganiro, ruganirizwa nyine ku mateka y'u Rwanda kugira ngo bamenye n'uburyo barwanira igihugu cyabo kandi n'uburyo bakomeza kugikorera bagiteza imbere. Urubyiruko ruri mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi rwo rugaragaza ko kongererwa ubumenyi binyuze mu mahugurwa ndetse imishinga yarwo igakurikiranwa, ibyo ngo bituma idahomba kandi umusaruro ukiyongera. Jean Paul Turatsinze arakomeza. Noheli Jean Marie Vianney ukorera ubuhinzi ku buso bwa hegitari 3 mu karere ka Gatsibo avuga ko akirangiza amashuri ya kaminuza yatinyaga gukora ubuhinzi, nyamara aribwo yize yabutinyutse nyuma yo guhabwa amahugurwa. No mushinga nabonyemo ubumenyi cyane cyane ndetse no gutinyuka, kuko hari ibyo nari mfitiye amakuru ariko nkagira amakuru atariyo, bikanera impungenge zo kuvuga ngo se ngiye muri ibi nkahomba, cyane cyane nko kwandikisha business. Numvaga yuko kwandikisha business ubwegare yuko biba ari ibintu birenze bikomeye, ngiye kuba ubazwa byinshi, ko benshi urasanga afite igisubizo ngo ushobora kubona gukora ubuhinzi ariko mfite ikibazo cyo kuba nakuhira, yenda akagaragaza n'uburyo yakuhira ariko ugasanga kugira ngo bwa buryo bubone buri cost biramusaba igishoro. Kuri uyu wa mbere hasoje